So projet yari yaratangiye twaje kugira ibyago agenda itarangiye ariko Kagame we regurole we ye Kagame we regurole ega no kwigana Owakayagalirwa Kagame ahangaike Owakayagalirwa Kagame ahangaike ngo kuyagalirwa ni nko kugirira umuntu ishari wamugirira ishari cyangwa wamuvuga nabi ahangayike yahangayike amenye iziwe nyine genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yesi reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikira umunsi ku munsi ibiganiro byacu bya buri munsi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda n'urugendo Online TV yitwa Samu Gakire ri kumwe na Jerry Rwanda Gospel Show abantu bagiho barebe ibiganiro byiza bayasizeho mu mushyigikire Jera bafite gospel ya nyayo itavangiye. Urugendo rwacu rero rakomeje umunsi ku munsi ngira ngo ntago twari duherutse kuganira n'uyu musore ubwo twaherukanaga ubwashize hari ibintu byinshi yagezeho haba mu muziki ndetse haba no mu buzima. Numwe mu bantu bakora umuziki navuga gakondo ariko gakondo iri based ku nkombo cyane. Abantu bazi ku nkombo ko hari abantu bafite injyana yawo yihariye hariyo ngo niyo gusama nimbari sama style sama nkombo style yango ni injyana yagiye igaragaramo benshi bayiririmbye harimo nk'umusore umaze kubyubakira mu izina bita Marshal Ujeku harimo ndetse n'abasamyi bo ku nkombo baramenyekanye mu myaka yashize ndetse ngira ngo nejo bundi mu matora y'umukuru w'igihugu bariyerekanye mu ndirimbo yabo yari ifite ikintu bita imbyino yiganjemo sama nkombo style. Rukutare niwe tujye kuganira yambaye fashion nziza cyane yidodera ngira ngo no mu designer abantu bakeneye kudodesha utuntu twiza dukote naka ngaka kava muri Rukuta se sha ariko urumuzayirwa koko imeze bite Rukuta tumeze neza turashima Imana arashize igihe kinini ariko kubw'imbaraga zayo twongeye guhura harya turashima Imana mbavuga ngo iki mu gihava twasimira Nyamuzinda ariko uziko ari ukuntu umuntu yumvaga Nyamuzinda akagira ngo ibintu by'ibye zimu n'ibidayimoni kumbi Nyamuzinda ni Imana Nyamuzinda ni Imana wasimira owe nyanya Nyamuzinda wero nyanya simira owe nyanya Nyamuzinda wero owe nyanya ni hejuru ni hejuru kariya kantu abantu benshi barakavugaga mu gihe cya campaign n'ubu ngo abantu bamwe baragakoresha iyo uvuze cyane cyane bagakoresha iyo babonye nk'umuntu ubwo reka tujye tuvuga Rusizi na Nyamasheke ko byose biri mu cyo bitaga Cyangugu ari na abantu bakomoka benshi bakunda kuvuga ngo nabashi ariko abashi benyewe bura nabo ku nkombo ndabeshya nabahavu twe turabahavu abahavu ni ariko nuko byabyegeraye amashingira ngo nabo muri Kongo abashi nabo muri Kongo hari agace ko muri Kongo kitwe Bushi none kuki mutwita abashi mw'abantu abashara abakongo mani abantu bazanya amasheke tuba turengana na Rusizi ariko nuko ko tuhegereye nuko baturaniye niyo mpamvu byoroshye kuba umuntu yakambuka akajya ibukavu cyangwa se ibukavu bakaza mu Rwanda ari nta kibazo. Rukuta rero ngira ngo izina ryawe ubwashize watangiye uri gukora umuziki ukisoza kwiga none ugeze mu myenda yego nyuma yo gusohora iriya ndirimbo naje gufata umwanya asubira ku ishuri njya kwiga fashion and design so nari maze umwaka mvuyeyo nahise nangira na business nafunguye fashion house yitwa Rukuta Collection
ni inzu y'imideri dukora. Iyi brand iri hano ku ishati ako kantu ni brand iri hano. Ako kantu ubwo gasobanuye iki ndabukabona na hano. Hano harimo ni umupapa n'umwana, hano bari mu bwato, so hano harimo waves, ni mu mazi ari kuroba, ndi kubona iyo bayita indobani harya. Ni indobani. Ubwo bari kuroba iki? Isambaza, indugu? Bari kuroba isambaza n'indugu, ariko byose biri basic mu guhiga amafaranga cyangwa amayisha, kuko nibwo buzima bwariya. Abenshi dushakishiriza mu mazi. Yego. So twabivanye mu mazi rero tubizana ina i Kigali nk'ibintu bidusunika, cyane ko iri zina Rukuta ni izina rya papa, niwo mwuga we wo kuroba. Papa we ni umurobyi? Ubu wakoze urya isambaza n'indugu? Cyane. Niyo mpamvu ariko bajya bavuga ngo bari abantu bahariya cyane cyane no ku bigo baba bigamo bakunda kuba abahanga cyane, kuko buriya ngo abantu barya ibintu byo mu mazi hari uburyo byongeramo mu bwonko cyane, utuntu dutuma umuntu atekereza, akora neza ku ishuri. Abana bo ku nkombo bakunda kuba abahanga ahantu biga. Ni abahanga cyangwa barabizi. Umuntu wo ku nkombo ahantu hose aba yiga bari umuhanga. Iyo tuvuze ku nkombo ku bantu badukurikiye ni ikirwa. Kugira ugere iwabo wa Rukuta nta handi hantu wanyura utanyuze mu mazi. Ubwo uramutse utinya amazi uri nk'umukobwa, Rukuta ariko gutereta ashaka kujyana iwabo, ngo kereka ufite indege ukanyura hejuru, ariko ni mu mazi. Ni mu mazi. Usibye Jeannette Kagame niyo waje wenyine ataciye mu mazi, ko nawe yaje n'indege. Ariko numvishe His Excellency yabahaye ubwato bwiza. Yaduhaye ubwato n'amashanyarazi budufasha muri transport. Ngira ngo biri muri iriya ndirimbo bamuririmbiye muri campaign. Nishimwe. Iriya ndirimbo ivuga, ariko ishobora kuba yari isanzwe ibaho. Indirimbo yari isanzwe ibaho. Ni zimwe mu ndirimbo zikoreshwa hariya cyane muri gakondo. Nuko bayihinduye nyine lyrics, bayishyiramo amagambo ameze nk'aho ashimira umukuru w'igihugu kubw'ibikorwa yagiye adukorera. Kagame we onali bose we, Kagame we onali bose wanahuguka, Kagame we regurole we Kagame we regurole egano kwigana. Bisobanuye ngo Kagame tuzamutora 100%. Kagame ni boss ajye yumva ameze neza. Arandi bavuga ngo owakayagalirwa Kagame ahangayike, owakayagalirwa Kagame ahangayike. Ngo kuyagalirwa ni nko kugirira umuntu ishari. Wamugirira ishari cyangwa wamuvuga nabi ahangayike, amenye iziwe nyine. Indirimbo navuga ko iri nko mu ndirimbo 5, reka mvuge 5 kuko indirimbo zakozwe muri campaign zakorewe umukuru w'igihugu zivuga ibyiza yagejeje ku Banyarwanda ni nyinshi, ariko turebye indirimbo zishimiwe n'abantu, azabatsinda Kagame iriya yari iyoboye, wenda ni na Bruce Melody na Bwiza n'iriya yo ku nkombo nayo. Ubwo iri mu ndirimbo zavugishije abantu bishimiye, ubonye ko bashyuhije abantu cyane, biba byiza. Winjiye mu muziki rero uravuga ati ndi mu muziki kandi nje kuwukorera i Kigali, ariko ntabwo ndi bute umuco wo ku nkombo. Ubu utangiye kuririmba, ngira ngo iyi ndirimbo asize hanze indirimbo yawe ya gatatu. Ni indirimbo yanjye ya gatatu. Ni indirimbo yitwa Umudindiri. Umudindiri ni iki? Indirimbo nise Umudindiri, bishatse kuvuga mu Kinyarwanda no gucinya akadiho. Nimumfashe ducinya akadiho. Ubwo ntibayikoresha mu bukwe? Ikoreshwa mu bukwe no ubuzima busanzwe mu birori byose. Ni indirimbo ibyinitse. Niwe wayihimbiye? Ni indirimbo ifite aho ihure n'umuco gakondo hariya ku nkombo, ariko ninjye wayanditse na producer wanjye. Twaricaye turayandika. Producer ni wo ku nkombo, ariko ubwo namuhaye idea y'ibyo nshaka gukora,
No, ariko nawe uvukira Rusizi ninde ko wayikoze nasanzwe ahazi yakorewe muri Lego Music ni umuntu witwa Elisha the Gift niwe wayikoze niwe umuhungu wanjye ndamusuhuje Elisha yari ni umwe mu bahanzi bavuka mu karere ka Rusizi yigeze anasinyishwa na Aremu Kurarinda ngira ngo ari mu mpano zatoranyijwe mu iburengerazuba icyo gihe ndumva narakoranaga na Mukurarinda n'umuhanga asigaye ari producer ntago nari mbizi afite studio yitwa Lego Music bafatikanyije na hari n'amarushanwa yigeze atsinda by the way muri East Africa yarayatsinze ko twari duhari turi benshi b'Rusizi na Nick Dimpoze na Mr. Sela uri ucuranga harya Nick nawe ni umunyarusizi nawe ni umunyarusizi nibyo twari dufite timu ngari turi kuyandika kurumva benshi nabi Rusizi rero twagiye duhuza idea dukora project mwabonye yego indirimbo yawe igihe hanze isanga hari n'indirimbo ngira ngo mbona indirimbo yawe ya mbere nayibonye kuri televiziyo Rwanda mbona njyewe ninjye nakwihamagariye yego kubera ko nabonye uri kuririmba mu buryo budasanzwe mu njyana zigezweho ariko cyane cyane uri kuvuga ati nkombo style ikiza nuko wabaye proud y'ahantu uvuga kandi uvuga nubwo ngiye gukora umuziki ariko ndajya nkora umuziki upromotinga umuco nyarwanda cyane cyane umuco wo ku nkombo tugomba gupromotinga umuco w'iwacu kuko urabona byonyine no kuba his excellence yarageze hariya akabyishimira twe twaratunguye kumva nawe ari kuvuga amahavu nyanya yaravuze ati mwazukire yarasuhuje ati mwaramutse mwaragerere ni mwiriwe ni kumanywa mwiriwe then enyanya ubwo yaravuze ati hejuru kwa kundi bazamura amaboko ikintu cyose kiri great kiri high enyanya kiri cyakwemera kiri hejuru urumva rero umuco wacu rero ntago twawutenguha niyo mpamvu dukomeza kuwupushinga abantu benshi ntago bari bazi hariya nagiye mbona na babandi badashyigikiye ubuyobozi bwa leta yacu bavuga ngo bagiye gukodesha abandi bantu bo hanze y'u Rwanda kugira baze bamamaze muri campaign batazi ko kiriya kirwa ari mu Rwanda hariya ni mu Rwanda kandi hari ibintu byinshi ubona ubuyobozi bwahakoze nk'umuntu wahakuriye nk'icyo ubona byibuza cyagiye ku nkombo ku buryo cyorohereje abaturage bo ku nkombo ugereranyije na mbere ikintu cyoroheje abaturage cya mbere ni umuriro w'amashanyarazi ko ariya byari buzagorane ko kugira babone umuriro kubona ikirwa kiri kure kiri hagati mu mazi kwambusa amacables kugira ngo umuriro ubagereho ni igikorwa gikomeye na n'ubu tukishimira ko ahantu hose iyo hageze umuriro n'iterambere rihita ryihuta umva ibikorwa byatangiye kwaguka abikorera imirimo myinshi nyine irashoboka hariya kubera ko hari umuriro w'amashanyarazi ikindi ni ubwato yatanze bworoheje transport ko kera transport yari igoranye ko twagendaga mu bwato twato dutoya tudusampe niba utuzi twamwaregere turabagenda bagashya niyo wakoreshaga nk'iminota ingahe kwambuka uva hariya mwambukira hariya bahita ngo kuki ku Busakanga no ku Nyankumbi rero hariya wakoreshaga nk'isaha ni nk'isaha kugira uve umusozi umwe ujye hakurya ariko ubu ngubu ni nk'iminota 5 cyangwa 10 ni direct niyo mpamvu abantu bo ku nkombo nta kintu waza ubabwira tugomba kuririmba nta kintu waza ubabwira niba bakubwira ati nimba utabyumva uhangayike uhangayike urabiyumva hangayike donc rero amurorega no kwigana so ikindi kwiga byahise byoroha hagiye haza n'ibindi bigo by'amashuri mbere hari ikigo kimwe ubu hari segonderi zingahe segonderi ni nk'ebyiri matari eshatu ibaze ko ku nkombo murabizi ko abantu bahariya babikundira ikintu bita yana
ubugari n'isambaza ibaze noneho nta muriro wari uhari. ubuntu n'enjanga ubuntu n'enjanga ubuntu n'ubugari ubuntu n'ubugari sambaza ariko njye mba mbyumva tu ikibazo ariko urwo rurimi ndarwumva tu nigeze mbana n'abantu baho nk'umwaka urumva rero umwaka wose hari utuntu nziho nka enyanya njye nari mbizi na eshisha ariko uburyo nari mbizi muri kampeni byaranshanze nari nzi ko enyanya ari hejuru eshisha ari hepfo bakundaga kubikoresha nk'umuntu akakubwira ngo ngahe waja inyanya cyangwa ishisha mushaka kuba agiye haruguru cyangwa undi ari kumanuka agiye hepfo nari nzi ko rero babikoresha biva amajyaruguru n'amajyepfo nabonye ngo enyanya muri kampeni birancanga ngira ngo nari narabiborotse nabi oya ntago n'ubundi bifite aho bihuriye nuko hari ababikoresha nko muri show kuko ujya wumva hejuru nko muri show nyine zaryoshye cyangwa ikintu kiri great kiri hejuru cyane. Yego Rukuta nari ndi kubivuga umwe mu bahanzi biyongereye ngira ngo Marshal sibyo ko yagiye mu bushabitsi bwo bw'ibintu by'ubwubatsi no kugurisha ibibanza nago mu muziki agikunda kugaragaramo cyane ariko ngira ngo injyana yo ku nkombo twavuga ko hari uruhari yasizeho kugira ngo abantu abakundishe injyana yo ku nkombo ururimi rwo ku nkombo tukanashyiramo abasamyi bo ku nkombo nabo barakora nawe uburajeho uravuga ati nanjye ngiye guhita mfatiraho noneho nanaririmba ariko hari n'undi mwana wundi wigeze kuza nawe bita Panda. Yego mwese muti tugiye kuririmba mu rurimi rwacu abantu bajya babyakira ute? Nabonye indirimbo ya mbere yawe isohoka nyibona kuri televiziyo Rwanda ndavuga wow bene na platform y'igihugu itangiye kumva ko igiye gomba gushyigikira umwana uri kuririmba mu gihavu. Abantu babyakiriye neza baranakunda ruriya rurimi bararukunda cyane ko abantu baba bumva ari ibintu bishya mu matwi yabo na benshi ntago baba expecting ko mu Rwanda hari ahandi hantu haba hakomoka abantu bavuga ururimi rumeze gutyo kandi bari na civilize b'abasirimu abantu biwacu ni abasirimu ndabizi reba ukuntu ariko ameze nka Kofi Rukuta wagira ngo ni Kofi Rukuta collection ari ikintu bavuga ati umuntu ni umuzayirwa umuntu akaguhera hasi agahita abona kabisa harimo utuntu tw'ubuzayirwa kabisa twinshi cyane. So rero abantu benshi bagiye babyishimira cyane cyane mu itangazamakuru bakanadufasha gupromoting izo ndirimbo kaca n'abashimira aho bigeze ubu ngubu namwe muri mu bantu babishizemo imbaraga cyane kuko no gusangiza abanyarwanda n'imakuru yanyu mukora akazi gakomeye cyane turabashimira. Yego Rukuta niwe turi kuganira abantu banakeneye turaza kuba nimero ya telefone ukeneye ko kudodera akantu keza uyu musore nje ntago ndi kumwamamariza kuko ntago yanyishe ariko tujye dushima ibintu byiza nkunda kureba gusura page ze adoda utuntu twiza tugezeho turi muri brand ye ya Rukuta cyane cyane ku makostime abantu ushaka ikote ry'inzayirwa ya mashati abafite imifuka hano ya hariya ninde ukunda kuyambara ni Neva ni ukunda kwambara ya mashati amakote aciye amaboko nabonye nawe uzi kuyadoda cyane. Dufite designs zigiye zitandukanye hariya imyenda yose iri class umuntu ushaka kwambara biri class wenda tubaza gutanga nimero yazatuvugisha cyangwa twandikira kuri Instagram ya Rukuta Collection n'aba diaspora turabakora nta kibazo kiba kirimo tubakora delivery imyenda yabo ikabageraho. Yego Rukuta ibaze kariko k'abantu bo ku nkombo yo bagiye kurahira ugira ngo aragututse arahira gute ngo nyoko ngo ibyo bisobanuye ngo kw'isina ry'Imana nyoko hitimeka azaka kandi uranyibagiwe inkombo drill yabakoma nyoko umuntu wo ku nkombo mushobora kuba muri kuganira yajya nko kurahira uri kumwemeza ibintu kumbura avuze ngo nyoko
enye ko uburahira nyine ugasimbarara ukavuga ati ibintu mvuze mbihagazeho ndabizi neza niko biba bimeze cyane. Indirimbo yawe yageze kuri YouTube channel yitwa ni Rukuta Official. Ni channel nshyashya nibagende bakore subscribe banayirebe binjoyinge. Ni indirimbo ikoreshwa mu makwe mu bitaramo yego ahantu hose hari vibe ayikoresha. Ni indirimbo irimo ubutumwa bwiza kabisa. Ndabizi neza ko hari abantu bo ku Nkombo bari kureba iki kiganiro. Hari amafite abantu benshi cyane njya kubasura nkakorera ibiganiro. Mafite abantu badukurikira benshi. Muje mwandike no muri comment ko mwabonye ko umuhungu wanyu twamuzanye. Indirimbo na ipininze hasi muri iki kiganiro muri comment ujeyo uyumve mutangire mu vibing. Kandi n'abanyamakuru bari Rusizi Nyamasheke Karongi ubwo yaguteroreza banza hari yako niho ururimi rwacu rwumvikana cyane. Bayicurange ku marade y'abantu bayumve dore iri mu abantu b'ikamembe ndabizi ko igihavu muracyumva. Kamembe bari gucyumva cyane ahubwo Kamembe basigaye bakivuga. Kamembe ibintu byakomeye iri gukibinda. Babonye ko nta rundi rurimi ruzapresentinga by'umwihariko. Ubundi buri gace kaba gagomba kuba gafite umwihariko. Mwabonye ko ari niyo mpamvu His Excellency yagiyeyo bagahita bakoresha enyanya kuko niwo mwihariko wari uhari nyine nabashi. Ambonereho ariko ari abantu bakitinya nyine bataba bari proud ya hariya. Mura nko muri Kigali bamwita umushiga sanga uvuka inyamasheke uvuka Rusizi reka turumva ngo nyogokuru ngo niwe wavukaga ugatangira kuzana amasano ahantu hose roba ntago nyine ari abantu batari proud yabo bavuka ariko biba byiza iyo ukunze aho uvuka ukanashyigikira mu bikorwa byaho. Yego biba byiza. Tugiye gusoza no gufata mu mugongo. Nicyo kintu naringiye kukubaza aho buretse. Rukuta ari mu bantu n'ubwa mbere duhuye kuva nyakwigendera Nyiransenge umva Valentina burangiye ntago rira zina rya Dore Imbogo ntago nakundaga no kurikoresha. Ntago nakundaga kurikoresha kuko sinzi ukuntu naryumvaga nyine ariko mbona iryo ryamubrandinze n'iryo ryamenyekanishije ariko ngiye namwitaga Vava. Ubwo Nyiransenge umva Valentina Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Mushiki wacu ngira ngo uri mu bantu bashegishwe no kugenda kwe bitewe nuko yari umuhanzikazi mugenzi wawe binatewe kandi nuko uri wambwiye ati hari agaproje twari dufitanye na Vava kandi abantu bari kuzagakunda none yagiye tutanagasoje ariko twaragatangiye. Komera cyane wihangane. Wari ugiye kuvuga ko uri gufata abantu mu mugongo ariko nawe reka ngo ukomeze ko ngira ngo nari mbizi ko mugiye gukorana indirimbo mwatangiye dayiri kuyikora bikaba bitaragenze neza ariko bibaho nyine. Ntago byagenze neza. Dufite project yo gushaka gukora Rusizi na Nyamasheke kwa dushaka gutegura tour ku bantu bari muri showbiz baho ariko we by'umwihariko twari tunafitanye project kwa turi gupanga project ko twazajya ku performing muri ziriya nce za Rusizi na Nyamasheke. So project yaratangiye twaje kugira ibyago agenda tarangiye ariko nagahinda naringize ngo uravuze ko uzakoresha uburyo bwose bushoboka uyisoze. Buriya biba byiza n'ibyo bintu byose wateguye iyo umuntu agiye ukavuga ati byari tuvuga ngo nzusi kivi. Buriya no gukora ibikorwa gukomerezaho umuntu wawe cyangwa se umuntu mwari mufitanye projet yaragereje ukavuga ati ibi yasize atabikoze ariko nzakoresha uburyo bwose bushoboka byibuze hari agire icyo nakora. Ngira ngo iyo projet yasize projet zitari imwe nyinshi mu studio ajya atandukanye harimo amakorabo hari indirimbo ze zihari mu studio ndacyari kuvugana n'abantu bazikoze bashaka kuzaziduha tukazi correctinga zose kuko indirimbo ze zose dushaka kuzazikora dushaka kuzazihuriza hamwe ku buryo
abakunzi b'ibihangano bye bazakomeza kujya babireba bakanabyumva, kuko igihangano ntabwo gisaza, wenda n'abana be bakazabifata bakajya bazumva, byazaba byiza cyane. Ngira ngo rero iyo projet ibaye itararangiye wazayisoza nuko kwisabira. Turaza kuvugana na team yari kubitegura, team yari kubitegura iyo project. Ntabwo twafata umwanzuro ko tuzabigenza, ariko urumva ninjye ugomba kubavugisha. Gusa byamushimisha nawe ahari yabonye project yararangiye. Ukuntu umuntu ambwira ngo abantu buriya iyo bagiye ahantu heza hari igihe baba bari kureba ibyo turimo bikabashimisha. Iyo yadusize rero akajya aheza bitewe n'imyemerere yacu, abantu bapfuye hariya bamwe bajya mu ijuru, abandi bakajya mu muriro. Ko bavuga se ko tuzajya aho hantu hose ari uko twaciriwe imanza, bamwe bakazajya ipfu kwa Mucoma mugana, abandi bakajya hejuru. Ibyo ni je rubivuze, nge ntago muze kwa Mucoma, ni kwa Satani. Abwo nge ntago byo bintu nyambisobanukirwa neza. Ari ugupfa ukagira ahantu bugiye ukategereza umunsi w'urubanza. Hari n'uburyo umuntu ashobora kwitaba Imana agahita azamuka mu ijuru, cyangwa undi agahita agenda. Nose ba Eliya ntibagiye, bande ntibagiye. Nose mu ijuru nta bantu bapfuye bagiyeyo, nta n'umwe urajyayo. Mariya ariyo, Yesu ariyo, ba Petero bariyo, babagabo Imana yishimiraga bagiye badapfuye harya ni ba Eliya na ba Enoke. Ubwo se urambwira ute ko ijuru bavuga ngo dutegereje undi munsi, ahubwo hagenda bagenda ibyiciro. Icyambere cyakandagiye, duharanire kuzajya mu byiciro bindi bizagenda nyuma, ahubwo ibintu bizagenda neza. Ruko tarika ngushimire, urabwira abantu nimero yawe ya telefone bazaguhamagara bashaka kudodesha imyenda. Ikindi n'abakeneye kuba mwagera projet mukorana, cyane cyane afite indirimbo ni nziza, abantu bayirebe, muraza kumbwira muhe comment. Ariko ni indirimbo irimo ikintu bita style yo ku nkombo. Nimba warabonye ukuntu babadamu bari gushekinga kubyina, ubwo uraza kumbwira iyi ndirimbo niyo igiye gukurikiraho mugiye kujya mubyina. Nimero yanjye ni 085 235 625. Abantu bashaka kudodesha imyenda cyangwa kwambara Rukuta Collection Fashion banyandikira kuri iyo nimero, cyangwa bakaza kudusura kuri Instagram ya Rukuta Collection. Jya kuri app yawe ya IG wandikemo Rukuta Collection, urahita ubona ibikorwa byacu. Indirimbo nayo iri kuri YouTube channel ni Rukuta Official. Bakanda subscribe, munsi bashimo n'amakomenti yabo, twumve wenda ukuntu abantu bakira ururimi muri societe, cyangwa ukuntu iyo njyana bari kuyakira, tumenye twahinduramo iki cyangwa twakongeramo iki. Urakoze cyane. Murakoze.